hashize iminsi ibiri twebwe nka collectif ishinzwe kuburanira abantu babidusabye baba victime bakomoka mu burasirazuba bwa Congo cyane cyane mu moko y'Abanyamulenge n'Abahema ndetse n'Abatutsi bo muri Nord Kivu. Tumaze guhurira Nairobi amezi abiri ashize, twashoboye guhura na bamwe mu bo tuburanira bashoboye kubona uko bahagera ndetse n'abandi batuye hariya. Tumaze kumva ubuhamya bwabo ndetse no kumenya ibindi birimo bikorerwa muri Congo, niyo mpamvu twahisemo kwandikira umunyabanga mukuru wa Loni, Bwana Antonio Guterres, kugira ngo icyambere hari nk'ibintu nka bibiri cyangwa bitatu twashatse kumumenyesha. Icyambere twashatse kumwereka yuko ahantu henshi hagiye hakorerwa ubwicanyi bwa bamwe mu bo duserukira, nuko byakorwaga hari ingabo z'umuryango w'abibumbye ziri aho ngaho hafi, ariko ntizigire icyo zikora. Ntabwo byabaye rimwe, ntabwo byabaye kabiri. Ubwa nyuma cyane cyane icyo twagaragaje mu rwandiko n'ubwicanyi bwabaye mu nkambi y'ahitwa Lala, aho ni muri Turi, aho ingabo z'umuryango w'abibumbye zari hafi aho ngaho y'inkambi, ariko ntacyo zakoze, zaje kuza ubwicanyi bwarangiye. Tukaba twamwandikiye tumugaragariza icyo kibazo kandi dusaba yuko hakorwa iperereza ryisanzuye, independent investigation, kuri iyo myitwarire y'ingabo z'umuryango w'abibumbye, ndetse ko n'ababifitemo uruhare mu by'ukuri bahanwe, kuko cyo ni ikibazo cyagiye kigaragara ahantu henshi. Icya kabiri twashatse kumwereka ni umutekano w'abantu b'abatangabuhamya, abantu b'abavictime bashobora kugaragaza ibyabaye, ndetse bamwe muri bo twari twanashoboye kuganira nabo muri seminari y'ubushize, ngo basubire mu gihugu, umutekano wabo gukomeza kuba muke, ndetse bashaka kugirirwa nabi kubera kuvuga ibyababayeho. Icya gatatu ni umutekano abavoka nabo babahagarariye babafasha. Twashatse kugira ngo umuryango w'abibumbye umenye icyo kwari ikibazo, ndetse ushobore kugira icyo wakora kugira ngo ubutabera butangwe, abakorewe ubwicanyi bahanwe, barenganurwe, ndetse n'ababikoze bashobore kuba bahana. Ibyo byagerwaho ari uko hari ubwisanzure mu mikorere y'abavoka ndetse n'umutekano w'abatangabuhamya.